Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muraho, shimye Imana yongeye kungirira ubuntu ngo nganire namwe ijambo ryayo. N'ubuntu bugeretse ku bundi, nta kintu na kimwe twakora ngo ibi bishoboke sibyo ubuntu bw'Imana. Imana nyahaye icyubahiro rero kwikurinze ukabura amahoro. Niba ubashije gukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se iki kiganiro ni ukuri amahoro. Iki ni ikiganiro, ni igice cya 4. Iki kiganiro cyacu muri Yesu biremera. Ndizera ntashidikanya ko ibice byabanjije wabirebye, wabyumvishije, wumvishije ijambo ry'Imana ririmo. Ngiye ku rwanjye ruhande byanyunguye byinshi, hari aho byamvanye, hari aho byangejeje. Ntekereza ntashidikanya ko nawe niba waragiriye ubwo buntu ukabasha kubikurikirana hari icyo byakunguye. Nahoze ndi kuvuga ku kintu cyo kuri amahoro, kuba uri muzima nubwo wenda waba uhuye n'ibibazo cyangwa se waba uri mu ntambara. Iyo mvuze ngo uri amahoro simba nirengagije ko ushobora kuba wapfushije, nubwo wapfushije ariko uracyari muzima. Simba nirengagije ko ushobora kuba urwaye, umerewe nabi, wenda uryamye se cyangwa se urembye, uri kubabazwa n'umubiri. Ntabwo mba mbyirengagije, ariko mba nibutse ko ukiri muzima. Kuba ukiri muzima bivuze ko hari ibindi byakunda mu buzima nubwo bitarakunda. Simba nirengagije ko wenda waba warabuze urubyaro. Ni ukuri birashoboka ko waba warabuze urubyaro ariko ukiri muzima ugihumeka. Iyo ni fondasiyo ihamya yuko ibyiza wifuza urubyaro ushaka wazarubona. Sinirengagije ko waba utarabona akazi, byashoboka cyane, ariko kuba utarakabona ntibivuze ko byarangiye. Kuba ugihumeka, Imana ikikugiriye ubwo buntu, ikigutije ubuzima, bihamya neza ko bigishoboka ko ibyo ngibyo ubona ko bitarakunda byakunda. Ahari hari amakimbirane mu muryango iwanyu, cyangwa se uri muri gahunda ya divorce n'uwo mwashakanye, ni ibintu biba bitoroshye, ariko ndahamya ntashidikanya kuko uba ugihumeka. Imana iracyagufiteho umugambi mwiza cyane. Rero Imana iragukunda, ibyo ngibyo sinareka kukikubwira. Kuba ugihumeka, kuba ukiri muzima, intambara waba uri gucamo zose, ndi kukubwira ngo Imana igize ute, iragukunda. Shimye Imana rero inshiriye inzira ikantera iteka ngo nongere kuganira namwe ijambo ryayo. Amagambo tuganiraho turasanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 14, turahera ku murongo waho wa 7. Aya magambo ndayakunda. Ariko ubwo natekerezaga kuganira namwe ijambo ry'Imana, niyo magambo Imana ishyize ku mutima, numva nanjye yongeye kuyanganirizaho. Buri wese aba afite ibyo ari gucamo bitoroshye. Yego twese ntabwo tubabara kimwe, kubera ko imbaraga z'imitima yacu ntabwo zigiye zingana. Hari abagwije imbaraga z'umutima, hari abandi bitarakunda, ariko ntibivuze ko twese tudaca mu biturushya. Duca mu biturushya nubwo imbaraga z'umutima nyine ntizingana, nk'uko ndatangiye mbivuga. Reka dusome, ni igitabo cya Yobu, igice cya 14, turahera ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ngo hari ibyiringiro ngo yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, ngo kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Umva hasi umurongo wa 8 ukuntu havuze. Haravuze ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, ngo n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi, icyo giti cyatemwe, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana nishimwe. Icyapa tukaba turi kugendana ngo kigatoha nk'igiti kikiri gito. Umurongo wa 10 tubwiye gute? Ngo ariko umuntu warapfa akagendanira ko ni ukuri umwuka w'umuntu urahera ubwo akaba ari he. Uko niko Yobu yasoje avuga. Imana nishimwe cyane. Ngo hari ibyiringiro yuko y'igiti gitemwe cyongera gushibuka kikagira amashami ndetse y'ibitontome. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Ngo n'umuzi wacyo usazira mu butaka, ngo n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Imana nishimwe cyane. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Ngo ariko umuntu warapfa akagendanira ko. Ngewe ntabwo yari yivugurije ibyo yaravuze hejuru, asubiye hasi akavuga ngo ariko umuntu arapfa akagendaniraho. Nyine n'uwamaze gupfa. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Reka tuganire kuri izi verse 3 zibanza. Hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka
kikagira amashami y'ibitono, ngo nubwo imizi yacyo isazira mu butaka. Haleluya. Ngo nubwo imizi yacyo isazira mu butaka, ngo n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvise amazi, Imana ishimwe, cyongera gushibuka kikamera nk'igiti gito. Amen. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Iyo yari gusubiza inshuti ze, hari ukuntu yari ari mu bibazo. Amateka yayo tugiye tuyazi niba twarasomye Bibiliya. Ariko yari kubwira inshuti ze gwerega ngo burya haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka. Amen. Haleluya. Mu gihe utaravamo umwuka w'umusaraba, muvandimwe unteze amatwi, mu gihe umwuka wawe utarahera, Imana nishimwe, biracyashoboka. Ahari nawe umeze nk'icyo giti cyatemwe, imizi yawe yasaziye mu butaka ntikigaragara, amashagaga yawe, uburanga bwawe, ubushobozi bwawe, ubwenge bwawe bwasaziye ahantu, ntabwo biri kugaragara, ariko haracyari ibyiringiro. Ngo icyo giti iyo cyumvise amazi, ngo cyongera gushibuka, ngo kandi kimera nk'igiti gitoya, ntikimera nka cya giti cyari cyaratemwe. Iyo gishibutse kuko cyumvise amazi, kita kigira ubutoya, cyumva amazi kikamera nk'igiti gitoya. Imana nishimye cyane. Ubuzima bwawe kure wagera hose uko haba hangana, birashoboka ko Imana yahakuvana. Haleluya. Birashoboka ko kure wagera hose Imana yakuvana. Birashoboka ko ibikomeye wanyuramo byose Imana yabihindura. Kugera kure ntago ari ko gupfa. Iri jambo rinteye inkunga mu mutima wanjye, numvise rinteye inkunga. Hari intambara zitoroshye umuntu wese abagiye acamo, nanjye ku ruhande rwanjye hari izo maze iminsi mpanganye nazo. Ariko iri jambo rinteye inkunga, rikintera inkunga ndavuga mumva, nanjye ndaribasangiza. Amina. Haleluya. Naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka, kikagira amashami ndetse y'ibitontome. Twagiye tubibona, hari abantu benshi jenoside iri kurangira, imiryango yabo yari yazimye, hasigaye umuntu umwe gusa, ariko ubu ni imiryango. Si bivuze ko bataciye mu bikomeye, byari bikomeye, ariko hari aho Imana igejeje ikora. Igihugu cyacu ukuntu cyari cyarabaye, cyari amatongo gusa, ariko ubu ngubu ureba ukuntu igihugu cyacu kimeze. Reka mbabwire Banyarwanda, ese tutanizera Imana ntitwarebera no ku byo Imana yakoze mu gihugu cyacu? Ujya aho ushaka igihe ushakiye, uratsinda ukiga, hari ibintu byinshi byagiye bikoreka. Haracyari ibyiringiro. Ahari nawe mu buzima bwawe bwari bugezeho. Ngo reka mbwire, amahanga cyangwa se abandi barebaga igihugu cyacu muri biriya bihe, ntabwo babonaga ko kizagera ahangaha, ariko reba aho kigeze. Igihugu cyifuzwa gifite imiyoborere myiza, ninde wari kubitekereza? Ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Sinzi impamvu urwo rugero ari rwo ruje mu rwa mbere, ariko ubuzima bwawe wasanga nawe bwaramaze kuba mu butayu, nta kicyubakitse gihari. Ibyo wari ufite nk'ibyiringiro, ibyo wari wizeye byose byaragiye, nta byishimo kigira. Ariko ndi kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka, kikagira amashami ndetse y'ibito. Haleluya. Ndumva ndi gufashwa n'ukuri, numvishe Imana yongeye kunezereza umutima wanjye. Haracyari ibyiringiro, nubwo wize diplome zawe zikaba zibitse, aho depoje ntago bagufata, akazi ntako warakabuze, haracyari ibyiringiro. Kuba ugihumeka, haracyari ibyiringiro. Ukora business ugahomba, abandi barunguka, nyamara bamwe muri bo ntibaba banakurushije kwiga imishinga. Urumva byaranze. Ndi kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Ntushike intege, reka gushika intege, reka nubwo ijoro ryatinda kucya, amaherezo igitondo urakibona. Nubwo ijoro ryatinda kucya, amaherezo igitondo urakibona. Nubwo uhora urira
uzabamo nakurira. Haleluya. Nubwo ijoro ryatinda gucya amaherezo igitondo urakibona. Dufite Imana itabara abantu iyo dusenze igitwumva. Ndakubwira ngo ntucike intege. Muri Yesu Kristo biremera. Ibyangiye ahandi, ibyangiye mu miryango, ibyangiye mu mashuri twize, ibyananiye inshuti zacu, ibyananiye abavandimwe bacu, Yesu arabishoboye. Abantu bashobora kukureka, bashobora kuguta, bashobora kukwibagirwa, ariko Imana ntabwo ijya ikwibagirwa. Imana ntishobora kukureka, Imana ntiyagutererana na gatoya. Izina amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izindi ibibazo byacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Sinzi uko bikomeye muri wowe cyangwa mu ruhande rwawe, ariko mu ruhande rwanjye nubwo bikomera ndabireba nkabibwira mu Bwana. Yavuze ko itazamana mu byago no mu makuba. Hongera kugira ibyiringiro. Nanjye ndumva ashaka kugutera inkunga. Wowe kiranuka gusa, wowe shaka icyo Imana ikwifuzaho, wowe gendera mu nzira zo kwera gusa, wowe emerera Imana umugambi wawe isore mu buzima bwawe, ibindi uyibiharire. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose zabitwongerera. Ntuko ku mutima ntiwihebe. Urubyaro uzarubona, akazi uzakabona, umuryango wawe uzaba amahoro, ubukene buzashira. Haguruka ukora icyo Imana ishaka, haguruka uvuga icyo Imana ikwifuzaho, haguruka uhagararaho Imana igushaka. Haracyari ibyiringiro yuko y'igiti gitemwe cyongera gushibuka kikagira amashami ndetse y'ibitonome, ngo nubwo imizi yacu iba yaragumye hasi cyane, ngo ariko haracyari ibyiringiro. Amina. Nukuri ndumva newe inkunga cyane n'iri jambo. Nawe hari icyo Imana yakora mu buzima bwawe. Ntiwihebe, ntiwiganyire, humura. Humura wowe urushe, uremerewe, birarangiye. Haleluya. Shira impumu, shira inshuti, Yesu araje kukurwanirira, yiteguye kukugirira neza. Shira impumu nshuti. Wikomeza gusiganwa n'ibigusiga, wikomeza kwirwanirira. Yesu araje kukurwanirira kandi yiteguye kukugirira neza. Shira impumu nshuti. Nubwo bikomeye, nubwo biruhije, nubwo bigoye ibyo uri gucamo, humura. Yesu araje kugutabara. Shira impumu nshuti, Yesu araje kukurwanirira, yiteguye kukugirira neza. Shira impumu nshuti. Nezerewe Imana cyane ikurinze nanjye ikandinda, kandi twemereye ihimbazwe, ikomeze gushyirwa hejuru. Umutima wanjye wagukiye kuyiramya, nawe wawe wagukire kuyiramya. Urukundo rwayo ni rwinshi, rurenze uko twaruvuga, rurenze uko twaruririmba, rurenze uko twarugo. Imana iragukunda, yemeye kubaho kuko igukunda. Yatoranyije papa wawe na mama wawe, irabahuza. Uburyo bahuyemo ubwo ari bwo bwose, ariko yarabyemeye kubaho, yarabyemeye kuvuka. Ushobora kuba umaze gukura uri umuntu mukuru cyangwa se ukiri mutoya. Imana kuba yarakwemereye ukaba ukiri muzima ni ubuntu bwayo, ndetse iracyagukunda. Rero shira impumu, reka guhangayika, reka gucika intege. Ibitarakunda bizakunda. As long as you are still alive, ibintu biracyashoboka. Ntuwemerera andi majwi, ntuwemerera abandi bakubwira ko ntacyo ushoboye, ntuwemerera bakubwira ko ntacyo umaze, ntuwemerera gusuzugura. Ntubyemere. Ayo makuru ni ikinyoma cyuzuye, ni Satani ugira ngo ucike intege. Nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka ndetse kikagira amashami.
ibitontome. Haleluya. Amababi yacyo nyine agira itoto. Amina. Nawe ubuzima bwawe niko buzagenda. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesu Kristo biremera. Rero wegere Yesu Kristo. Niba utaramwizera aya ni amahirwe yawe. Yesu ahindura ubuzima. Njye ubwanjye yarabuhinduye. Najyaga ngira agahinda, narabibabwiye mu bice byabanjije. Nabonye akazi bingoye, napurayingaga henshi, hamwe bakampamagara bakambwira ngo ntegereze akazi, bikarangira batampamagaye. Ariko kuri iyi nshuro Imana yaciye inzira. Kandi saha gusa hari n'ahandi nifuza kuzagera. Saha gusa hari n'ahandi nzagera, ndabyifuza. Kandi ibyifuzo byanjye mbishyira ku musaraba, mbihereza Imana. Hari bitarakunda ariko bizakunda. Kujya uciriwe ibindi byose ubibwire umva nimuneshe umutwe, mfite Imana kandi irankunda kandi nyitayeho. Nuko ku mutima rero, nurashaka uzashaka, nurabyara uzabyara, nurabona akazi uzakabona, nuratunga byinshi uzabitunga. As long as ukiriho biracyashoboka. Ntiwemerere ugusuzugura, ntiwemerere uguca intege. Niba narabashije kwiga nawe uziga, niba byarakunze mu ruhande rwanjye nawe bizakunda, kuko iyi Mana iradukunda ndetse twese iradukunda cyane. Itandukaniro rijya ribaho ni twebwe gusobanukirwa urukundo rwayo. Uko dusobanukirwa siko rusobanukirwa, uko mbyumva siko byumva, ariko ikiza nuko twamenya ko twese Imana idukunda, kuko iradukunda pe. Itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye nawe. Itwitayeho. Hanyuma wasanga waratereranywe n'abari inshuti cyangwa imiryango, warihakanwe na se ukubyara cyangwa se nyoko yaragutaye. Ibibazo ni byinshi muri iyi si, ariko hari Imana yo kukurengera. Iranagukunda yukwitayeho. Kuba yaremeye bikugeraho si uko ikwanga, bihishe mu mugambi gufiteho. Amen. Duva nezerewe Imana, ntabwo nshaka kubarambira, ariko narindi kukubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka. Kiba gitemwe ariko ntikiba kiranduwe. Hari itandukaniro ryo kurandurwa no gutema. Imana nishimwe. Rero ibintu byose bikubaho bishaka kuguca intege, biranakurwaza, binagutera impagarara, ariko ntibituma urekeraho guhumeka. Mu gihe ugihumeka biracyashoboka. Nashaka gutera inkunga. Ndagira ngo nkubwire aya magambo. Yesu aragukunda, akwitayeho, aragushaka, afite umugambi munini ku buzima bwawe. Mwiringire, muha amahirwe yinjiye mu buzima bwawe. Nsoresha ahangaha. Komeza wizere Imana, usenge cyane, usome ijambo ry'Imana, uyihereze byose, uyiharire byose. Intambara zawe iziko zirwana. Uwanesheje n'uwo turwaniriye. Yesu yaranesheje. Twebwe ntiturwanira insinzi, ahubwo turwanira mu nsinzi ya Yesu Kristo. Ashimwe Yesu watsinze Satani ku bwanjye nawe. Shalom.